opposition indimi z'amahanga nizo nabonye zisa n'izibisobanura neza. It's a competing or fighting against each other. Hazamo na violent, hakazamo na disagreement, hakazamo na disapproval ku buyobozi bwa Perezida Kagame. Opposition mushaka ntishoboka. Uri murumva neza? Ku buyobozi bwa Perezida Kagame opposition mwifuza nishoboka. Kubera iki? Niki wa kandi ntago ari ubikora. Nabanye opposition mushaka ko opposinga mu Rwanda ntago abanyarwanda bayikwemerera. Opposition aya mahanga yifuza barimo aba basaza betwa ba Kenneth Roth wayoboye Human Rights Watch nawe avaho sinzi niba navuga ko yanavuyeho neza mu gihe yayoboraga ntacyo yamaze n'umuntu wari uraho w'igihuha. Yambivuze abantu baravuga ngo ndatukanye ubwo yayoboraga Human Rights Watch abantu babuze gupfa muri Afghanistan. Ayobora Human Rights Watch abantu bicwa muri Kongo babuze gupfa yabamariye ikize. Hari abantu baraho bibabazungu bigize baraho babigize utuntu tw'utumana nyine bashaka ko ngo ibyo bifuza ngo ari byo byaba ngo ari byo ngo byiza. Uyu ni uvuga ngo mu Rwanda ngo nta demokrasi hari. Perezida Kagame n'abandi bayobozi batandukanye baranabaje murashaka imibare ngahe dayibashimisha mu ngo mubone demokrasi 51%, 49 ngaho muri Kenya muzareba ukuntu bikunda kugenda. 73% ikinshasa reba uburyo ibiro by'itora babigenje. Reba uburyo abadepite bari kunigagurana. Reba uburyo ahubwo bari gukora opposition bari kwicwa n'abantu batazi. None ureba bavuga ko ngo ari opposition ngo y'u Rwanda nababirirwa kuri za YouTube bashaka to views niba ariho nabo bakora akazi barashaka kudufata kunda ahubwo kandi abo nabashaka gutegeka igihugu mu bijyanye no kugena ibisabwa abakandida biyamamariza umwanya wa Perezida wa Repubulika. Na ahantu hafunguye ku buryo n'umusazi mu gitondo avumbuka akavuga ngo agiye muri komisiyo y'igihugu y'amatora. Ukabona umuntu uvuze ko ashaka kuyobora abanyarwanda kandi kanya akavuga ati nabonye itiki nzana kuri komisiyo ariko sinza kubona aho nkuri itiki yo gutaha. Niba utari yubaka mu mibereho isanzwe uri bujye kubaka abene igihugu bakeneye umuntu muzi muri tayari mu bwonko. Ibyo byo ntibishoboka. So utu tuntu rero tuba ducrossinga ku mbuga nta demokrasi nta biki akanagahinda bano bantu b'uburengerazuba nagahinda bino bihugu duturanye bitora abantu babo 51% bugakimyigaragambye bugakibiro by'amashyaka yabo bitwikwa uri murashaka kubaka inzuhereye mu gisenge webyo bintu bibaho. Ni waba utiyoboye mu cyumve neza ngo uyobora igihugu ubu barafinda abantu benshi banibaza ati kuri no ncuro ubundi bamuretse ngo ajye hariya bate ariyoboye se wenda twe no kuvuga cyane ngo afite ikibazo cyo mu mutwe kuko ariyoboye to the extent yayobora n'izi miliyoni 14 ngo Ingabire nabonye hari n'abavuga ngo Diane Rwigara rwose abanyarwanda niba mubona u Rwanda rwayoborwa na Diane Rwigara nabo barabize mu mitima yabo niba ukicaye ku ntebe ucyumva ko u Rwanda rugwa abahutu n'abanyarwanda abatwa n'ibindi nk'ibyo Rwanda ntacyo wamarira abanyarwanda uretse kubanza ntacyo mariye abanyarwanda ukiyumvamwo ngo abahutu abatutsi abatwa n'ibindi nk'ibyo byanyu urizera imbere wenda barahari nyine bari kubona batanga ibitekerezo ariko ntago uri umuntu ukeneye muri imbaga ngari y'abanyarwanda ko iyo Perezida Kagame avuze ngo iyo mwanze ko tubinginga ngo tubane neza ntitubatenguha ni nko kubabwira ngo Yes, nongeye kubashimira abakunzi ba Muhabura TV mwe tubana umunsi ku munsi mwe mwahisemo gukurikira uyu muyoboro wa Muhabura TV ndetse na Domito Official TV muri abagaciro muri uyu muryango mugari wa Muhabura mwebwe turi kuri kiganiro tugasanga muragitegereje mwebwe turi kuri kiganiro kumva watanga igitekerezo bitewe nuko wasubishaga bitewe nuko twaganiriye tuguhaye ikaze mu kiganiro tugiye kugirana n'uyu Bwana Rugamba. Twebwe dukoze ikiganiro mu gitondo ushaka kuba tuziganira mu gitondo ariko nizere ko turi bubane bitewe naho uherereye. Bwana Rugamba baramutse neza mwaramukanye mahoro yego nawe uraho ndaho meze neza ndabona bukeye ubu ibi nibyo tuba tugomba gushimira Imana kuko hari gihe twumva ko ariko byakagombye kugenda ariko buriya ntabwo ariko ibi uba abirangaje imbere cyangwa se reka nkoresha yamvuga ngo ubyihishe inyuma n'usumba byose yego biba ari ibintu rero byo kubyuka umuntu azamura ishimwe imbere y'ibindi byose dukora mbere ibi byutuzi tubyukiramo utahumetse ntibyakunda hari ababyutse bajyana urusororo hari ababyutse bagese ashika Faisal n'andi nka hose n'ubyo byuka wafata n'urijisho ukabona birakunze first of all ubanza raising cyangwa se uzamura ishimwe ugira uti wakoze Imana rero kuba twongeye guhura n'aba babanyi bacu uyu muryango tubamwo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Dushimire n'abadukurikiye bose nabo nizere ko babonye Imana ariko n'uwabyutse bitameze neza
I think yuko biri buze kurangira ameze neza umunsi kuko umunsi ni munini kandi bitaba neza uyu munsi ejo haba hari n'ejo ubuzima bugizwe n'icyo twita ups and down none biranga ejo bigakunda none urunguka ejo ugahomba n'icyo kigize ubuzima n'ibibazo n'ibisubizo icyo tuba dusabwa gusa no guhagarara mu nshingano zacu nk'ikiremwa muntu kugira ngo dukore ibyo tugomba gukora buriya hari ijambo nkunda gukora ibyo ugomba gukora ibindi si ibyawe gukora ibyo ugomba gukora utegereza igihe bino tuvuga by'imigisha bino tuvuga by'urwunguko byose bidusanga mu kanya ko tugomba kubamo ntabwo buriya umugisha wagusanga uri kwica inshingano ngo biragorana n'abantu bake nabo nyinshi basanzwe n'icyo twita amahirwe mu bari kwica inshingano ariko iyo uraho ugomba kuburi niyo bigusanze ngo cyangwa rwarwunguko cyangwa umugisha nabwo biraryoha birakuryohera dukwa rero nicyo nagira ngo abantu badukurikiye bumve rero nibutse abakire cyangwa se abajijita faranga batugane tubamamariza ibintu byabo kandi ntibishaka akadore kurozinga ramukire umuntu ushaka ko tumwamamariza ramukire yaciye akenge ariko numvise ambwira ati turagira nta kibazo nuko numvaga ariko umpa amafaranga ntacyo ariko batumva ko ibintu bigize bihenze ubundi business waba ukora yose itari iyo kwiba no kwica abantu wenda no kuroga izindi turazamamaza cyangwa y'ubusambanyi nawe ntabwo nayamamaza buriya ko buriya nazo ziriho reka dushimishe umukire yarimo kubwira ko afite imodoka afite imodoka akora umwuga wo gutwara abagenzi ariko private car ku buryo buriya naza kubisasanura neza nyine mu kanya muratangira kubona uko mwajya mumugeraho gahunda zimeze neza n'abandi mufite ibinyabiziga byanyu mukora akazi ko gutwara hari umuntu ujya Nyabugogo akirirwa aparitse akamara amasaha ategereje abantu kandi iyo modoka yawe ngiye nshobora kuyishyira ku isoko reka kuyishyira ku isoko ry'abakiriya bayikeneye mu kanya gato ahubwo ukajya ubura uko dufite byinshi twakamaza bitandukanya ariko ntabwo ari ibi byose twamamaza witonde oya ntabwo ari buri byose byacamo abakiriya banjye reka nkunda gukoresha abakiriya kuko nabagenerwa bikorwa mba ndi butegura ibintu nkabibaha batagiye handi babitegereje hano ni abantu nubaha napfa gufata ibintu byose biciriritse suko twabuze arumva tubura utya twabuze ibintu twamamaza oya hari ama business menshi yagiye aza nkabona ntabwo ari gucisha mu kiganiro kuko ni video iri buce mu kiganiro ntabwo ndi bufatiye umuntu uri seriye wicaye udukurikiye ngo abone ngo nkizemo ngo abantu ngo ibintu runaka bitafite making sense abantu ngo botsa wenda ngo reka ne kuvuga ibintu biri nani sense biragoye ko nabicisha muri video abantu bari gukurikira ibyo nukubera ku rwego rwubahamwe abatabona utuvideo twato na hato ngo twabamamaza suko twazibuza advertisement ahubwo zizaza tukabona izije video igomba guca ha yego rero uyu mugabo yangiriye icyizere ngo twongere tuganire abantu bari gukura tuganira banyire ku rukundo ruri muri commentaire niba bari kubikunda niba nakunenga bashyiremo ibyo ugomba gukosora no kwitwararika bigenda neza cyane rero ntago turi bundi butindira abantu badukurikiye kuko ndabiza bafite inyota yo kumviriza ko batuganira ni ibintu bikomeye cyane cyo nabasezeranya reka twanzike reka turahera mu gihugu cy'u Rwanda tugiye guhera hano iwacu kwanze nawe musi tunari yego ni mu ijambo ubwo His Excellency yaganiraga ubundi yagize nabo umuryango wo muri RPF ubundi yashimiye muri make bamufashije kugera ku nsinzi ubone mu tuvunaguye amagambo urabona ruriya rugendo rwo kugira ngo atorwe ntago ari urugendo bahagizemo uruhare wenyine waragaragara kiyamamaza ariko buriya abagomba kugira abafatanyabikorwa bamufasha abagomba gutegura campaign aho zabera mbese nabamufashe kugera ku nsinzi mu magambo make abashimiye ariko buri musaza ntago ajya bashimira ngo agende tagize ikindi kintu cy'ubutumwa yakongera gutanga bwagutse ubwo hanzi bacu turabahendahenda ngo tubane neza ariko iyo banze nabwo ntitubatengo yewe nari kuri iki ijambo rikomeye cyane ririmo ibintu byinshi wowe urabyumva iki bon ni ibintu yavuze ubwo yashimiraga bamufashije kugira ku nsinzi cyangwa se gushimira muri make abanyamuryango ba RPF Inkotanyi ariko bari n'abanyarwanda muri rusange ku bwanjye ni Kagame nzi ni Perezida Kagame nzi nk'umuyobozi w'abanyarwanda ni umwe mu baperezida bake ba Afurika bagaragaje yuko bo ni abayobozi b'igihugu buriya ningize kubwira ngo dufite ibihugu byinshi bidafite abayobozi hano iwacu bifite abantu bafite amazina gusa amatitre yo kuba ari abayobozi ariko Perezida Kagame oya muri rusange hano muri Afurika Perezida Kagame rero icyo kintu arasa n'uwagikonfirmye cyangwa se gikuraho ko we ari umuyobozi w'abaturage mu kuvuga ibyo ngibyo rero byanga bikuna n'ubundi igihugu cy'u Rwanda n'igihugu gihora mu mijugujugu gihora mu mitego ya hato na hato shimira abanyarwanda yego warumbaje uti
bivuze iki urabibona gute? Ibi biravuze ikintu kinini cyane, ari nacyo ngiye nagiye mbwira abantu uti ntikuba Perezida Kagame yongeye gutsinda amatora bifite ikintu gisobanuye kirenze cyari gihari. Niba agira ati twebwe abanzi bacu turabinginga ngo tubane neza, ariko ririya rihera niryo riremereye cyane. Iyo banze ntitubatengwa, it's mean something big. Abanzi bacu turabahendahenda ngo tubane neza, ariko iyo banze ntabwo tubatenguha. Nuvuga ngo kwinginga umuntu ngo mubane neza, barya umuntu azi washaka kurwana, kugukubitira mu nzu ngo agusohoremo, ngo akwimure mu cyumba cyawe urare muri saro, hakavuga ati ntacyo reka niryamire muri saro, niba byatanga amahoro ukaryama muri saro, akaryama mu cyumba, ariko kumva ntibihagije, akavuga ati none uno munsi nturya, agashaka gufata ku munwa. Nari mbaha urugero kugira ngo wumve nyine uburyo bwo kwinginga umwanzi, sibyo? Ari nkabyo wenda ubwo naringize ngo mbumvishe uburyo Perezida Kagame agira ati twinginga abanzi bacu ngo tubane neza, ariko iyo byanze nabwo ntitubatenguha. Perezida Kagame akunda kumuvugira mu migani rimwe na rimwe, buriya hari abakunda kumushinja bati ni nka Yesu Imana yohereje u Rwanda. Buriya n'abahanga benshi ibintu bibaranga no kuvugira mu migani, ariko bakaba bavuzemo ikintu kirekire cyane. Mu mboni yanjye rero biriya ni nko kwibutsa bino bihugu, burage ntabwo nyenge kure y'ukuri tuzi twese. Niba Kagame ubwo yivugira ko abanzi tubahendahenda, twahita twumvamo ibihugu bituranye byo byakoze agression ku rurimi rwabyo, byanabigerageje mu buryo bwa pratique, bikajya bigonga urukuta bikananirwa, ariko bigagaragaza yuko bidashaka gutuza na gato. Turafite Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ni Perezida Kagame utsinze amatora, watangiye kampeni nyuma yuko urumva Kagame yatsinze amatora 2024, Tshisekedi yatsinze 2023, ariko gahunda ye ntiyahindutse n'ubutegetsi bwe. Kagame ni uduteza ibibazo. Kagame abasirikari be nibo bari muri Kongo, nibo bari kwigarurira ibiki n'ibindi nk'ibyo. N'indi mijugujuga abaterwa yo hanze. Yego. Hakaza nibi byo hanze byo bavuga ngo ni umunyagitugu. Nibi byo hanze byo bavuga ngo urabona u Rwanda hari abantu, hari ikintu turibuze kuzaho gikomeye cya opposition nabonye cyaciye kimeze nk'icyaciye gikuba. Tukagira abazungu bari hanze birirwa bavuga ngo ariko ngo urabona ngo utinze ku butegetsi n'utundi nk'utwo twose. U Rwanda icyo rukora n'abanyarwanda buriya ntabwo bintu biri ku ruhare rwa Perezida Kagame gusa. Ndashimira abanyarwanda cyane, dufite abanyarwanda bafite inite, bafite dignité, ku buryo niyo waza sinzi byagusaba imbaraga hari nge ntaranasobanukirwa kuri no ncuro zishobora kuba zapfa kumenera mu banyarwanda ngo zibakoresha ikindi kintu kibi. Ndaza kubikwereka. Niba Kagame rero agira ati twebwe abanzi bacu turabinginga ngo tubane neza, n'u Rwanda narabwiye ngo u Rwanda experience rufite experience, rufite ubunararibonye mu bubi bw'ikibi. Harimo ibyo by'intambara bashaka kurushiramwo, harimo ibyo by'ibitero barukangisha, harimo ibyo byo gushinja no gusebya igisirikare cy'u Rwanda, sibyo? Ibyo byose nibishaka gushyira u Rwanda hasi. Ibyo byose nibihura n'abantu bavuga ngo ngurabona ngo nta demokrasi. Aba bazungu babaza ngo demokrasi mushaka mu Rwanda, uzi icyo bahita bagusubiza? Ati buri habari demokrasi yo mu mwatwitse nk'ibiro by'itora, hari kuba demokrasi yo tubona bari muri opposition, cyane ko buriya bo ntago bemera ko u Rwanda Kagame afite abamwopoza cyangwa Perezida Kagame benshi bavuga yuko wenda ari we ngo hari yasabwa ko ari umunyagitugu nyine. Nibyo nyine bahita bahuza ngo turabona ni igitugu. Aho nge ntazatinya kubibabwira. No mu gihe Perezida Paul Kagame wenda azaba hanani wavuga ati nkeneye ko abandi bankorera mu ngata, twari kuzabona n'undi munyagitugu nkawe. Dizore kuvuga gutya hari abantu bita bibabazanga, urabona ngo ubwo ese ko muvuga ngo impindura amatwara nk'ubu umurevolutioniste waza mu Rwanda yaje gukora revolution y'iki? Gusenya amashuri, gusenya amavuriro, gusenya imihanda, kugira igisirikare kidigadiga. Umurevolutioniste waza mu Rwanda yaza aje gukora revolution kuki? Ariyo mpamvu uvuga ngo niba koko Paul Kagame mubona nk'umunyagitugu, Imana izadutabari itwihera undi munyagitugu nkawe, mu gihe wazabagize ati imbaraga zanjye nahangaha zirangiriye. Abanyarwanda mwongeye mukabona icyo gitugu muvuga nk'iki umuyobozi uri kuyobora u Rwanda, mwaba muhombye. Tube honete. None nituza kugira kuri kira kintu cy'aba bantu basaze ngo nta opposition ngo y'iki n'iki, ndaza kukwereka abashaka kwita aba oppose. Nibo bari gusaba ngo turaza kubijyaho. Ni ikintu gikomeye cyane kinatiye agahinda. Ariko iyo Perezida Kagame avuze ngo iyo mwanze ko tubinginga ngo tubane neza ntitubatenguha, ni nko kubabwira ngo twebwe twabinginze tuva kuri A tugera kuri Z. Inyugute zashize. Sibyo? Inyugu twabinginze tubereka ibyiza by'ibyo turi kubingingira, uburyo biratugira inyungu namwe bikazibagirira, ariko suko ariyo mahitamo yonyine dufite. Minzi iyi Kongo yakomeje kuvuga ko ishaka intambara n'u Rwanda. U Rwanda buriya sinzi niba mutabibona. U Rwanda rwakoze ibishoboka byose ngo intambara yaba hagati y'u Rwanda na Kongo itaba. Ushobora kumbaza ngo ni ibihe? U Rwanda rwarashweho, u Rwanda ntirwasubiza icyo kintu mu kibuke.
u Rwanda rwashimutiwe bya hato na hato abasirikari bamwe bakanafatwa bakabarirwa ku butaka bwa Kongo. Mwagiye mubona amavideo yashize mu minsi yashize, ubundi bagahita baza ngo nango dufatiye muri M23. None se ko muvuga ko RDF iri muri M23 barenze abasirikari bingahe, kuki mwahohoteye bari abana babajena akabari mu mutera kandoye? Hari amafoto y'abasirikari bagera muri 2 bigeze kurabona uko boda ibimeze, barabafata ikintu bakoze cyihuse no guhita hotera kandoye. Urabona ukuntu ku mupaka abasirikari babatambuka cyo hakuno n'icyo hakurya. None kubera urugomo rw'abahungu b'Kinshasa, yo butumboye kabona ari bakiya nyine bare bubace mu cyuho bakabafatirana, niko bahita babigenda bamwe bakabashimuta, byagiye biba ku mupaka bakababoha. Noneho bagahindura imvugo zigira ziti urabona bari bagiye muri M23 bari bambutse umupaka bagiye gufasha, koko baba bagiye gufasha M23 bakagenda ari 2 gusa, nkuko bakomeza gushinja u Rwanda yuko ruri kujya muri Kongo mu ntambara, kuko nibo batwereka mu 2. Nicyo gihe nyine berekanye bakiye, nge ndi kukwereka ngo koko iyo biza kwitwa ko abasirikare bafashe bajya muri M23, none z'u Rwanda rwa buriya gufasha M23 rukadeployinga ingabo 2 gusa. Ibyo ni ibintu nawe ukora imibare ukumva ntibishoboka. Ibi hari abahita bavuga ngo mwebwe iyo baje ko mubarasa, hari umusirikare wa Kongo winje ku butaka bw'u Rwanda atarasa ngo bamurase? Hari uwo wigeze wumva? Abagiye baje mu buryo bw'akajagari kuba mu imogi bagatana, babafata bakabwira atari ko bujya akabe bigenda gutya. Tekereza none bagashaka no kurasira ku butaka bw'u Rwanda aho bageze babafatiye. Icyo gihe bahabwaga ibyabo cyangwa barasubizwaga nyine uriya yurashe, cyangwa ushaka kurasa umusirikare ufite imbunda nawe nyine afite imbundi irimo ntago ari amazi cyangwa amashaza. Aho n'urugero nge nari nkuritse rw'uburyo u Rwanda rwinginze rwacishije bugufi rwatiritinze neza abanzi barwo, ariko iyo banze u Rwanda ntirugira gute, nkuko Kagame bagira ati nirubatenguha. Iyo mwanze ubusiyo twabahaye kuko yari nziza kuri twe namwe, iyo mwifuza twebwe duhita twikuba kabiri. Niba winjira umusirikare wa Kongo urasa Rwanda, urarasa gusa urimo urarasa utanareba icyo uri kurasa, baragusubiza kandi nturenga aho ngaho. Bane niko cyo Perezida Kagame washatse kuvuga umuntu ashyize nko muri rusange. Ni gute u Rwanda tudatenguha abanzi se, iyo banze ko tubinginga ngo tubane neza? Umwanzi yakurwanyije uramurwanya, kandi n'umurwanya benshi birangira uguye mu mutego kuba watsindwa mu buryo mwe cyangwa ubundi. Ibi rero ni ikintu gikomeye cyangwa se gifite igisobanuro gikomeye ku bantu bakomezaga kuvuga ngo ese ubwo umutekano w'u Rwanda ko abawurwanya babaye benshi, aka kanya dufite Sadeke, buriya Sadeke rega nayo mu gice cy'abarwanya umutekano w'u Rwanda, ese ntibakorana na FDLR? Tukagira abarundi bo rwose bo ukurikije uko ubona mu ndongo zimwe na zimwe bo baranabyemera ko it's okay, umwanzi ari u Rwanda ari umwanzi, n'abasirikari benshi baranabyivugiye ko benshi boherejwe ku butaka bwa Kongo. Impamvu nyamukuru yabajyanye, hari abavuga ko bagiye babasezeranya ko bagiye kurwanya umusirikare w'u Rwanda uriyo n'ibindi nk'ibyo. Ibyo byose yo Kagame rero yivugiye mu migani nka kuri ati ntitubatenguha, it's just reminding. Nimwanga ko mukurikira inzira nziza turi kubereka, mwebwe muhora mutwempoza ko byaba byiza twinje mu ntambara. We are ready to fight that fight. Ikibyo nibyo muri rusange ni hacyo buriya bashaka gutushaho, ukurikije uburyo strategically igisirikare cy'u Rwanda gikora, uburyo igisirikare cy'u Rwanda cyubatse na discipline ikiranga. Igisirikare cy'u Rwanda kiri mu bisirikare, nkunda gukurikira amakuru ya gisirikare cyane, kiri mu bisirikare bifite discipline ijya kungana n'iy'abapadiri. Ubundi iyo urebye discipline iba muri RDF uje kugira ngo se, ariko bigatandukana iyo bibaye ngombwa ngo binjire muri gahunda yo kurasa, nibwo utangira kuvuga ati wa muntu nabonaga ku muhanda atuje atangirira nabi ambwira ati caha wiyoba wicaha. Iyo bigeze kuri gahunda yo gukora, ubundi niho gitandukanira n'igipadiri gisirikare cy'u Rwanda. Ariko kuri discipline rwose irajya kungana. Ngereranyije n'igipadiri kuko ntiwabona umupadiri wasinze biragoye, ntiwabona umupadiri uri kwiruka inyuma y'amabono y'umukobwa gikinshasa urebe, ntiwabona umupadiri niyo nabisomera ku gasembuye abafite akanywera muri kuva muri discipline akabyuka ajya gusoma misa tuje. Mwereka amafoto y'abasirikare b'abarundi y'igipolisi bari gucezanya amaprimusi, kandi birirwa bagaragara bari gucezanya amaprimusi bagira ati igipolisi cy'u Burundi. Ariko umuntu wakoze iriya video nawe sinzi, ariko abajyanama mujye munita ku bintu, buriya hari ibintu tuvuga bikabarakaza, ariko namwe mu byishe nyuma mwagakwiye kujya mwiganya. Nese abapolisi bo mu Rwanda harimo abanywa, abanyamakuru bo mu Rwanda harimo abanywa, n'abasirikare bo mu Rwanda harimo abanywa, bitabuje ko harimo n'abarokore, ariko banywa ryari hehe? Ni ryari banywa ni hehe? Ufasha umupolisi ku munsi w'ubwenda w'ubwigenge, umushyizemo amadowadowa, umuhaye icupa aranywe yarasinze, ejo atangiye gutembana uniform y'igihugu, ejo atangiye gutembana imbunda. None se ubwo image yasiga ni yihe? Byarangira twaza tukayivugaho nk'umuratwanga ni murebe ibyo wanyu. Ko hari abantu nabonye bishimira akajagari kari ni wabo, hari abantu nabonye bikundira umwanda, ugasanga nk'inzu yawe naza nkavuga ati kuki ufite umwanda, nabikubwiraho bikaba igikuba
igiko kigacika ngo ndakwanga nivanga mu bintu mbese bikaba ngombwa yuko urakara uwo muntu ariko kurangaza uri kugamagara buri kanya mwihorere niba nta nyungu zidafite urumva ikintu ndimo ndakubwira icyo nshaka kukubwira rero iyi mimerere iyi miterere y'u Rwanda rwagize blessings rwabaye blessed in two way kugira umuyobozi uri visionary no kugira abaturage beza na cyane ko yabikonfirmye avuga ngo kuyobora abanyarwanda ni byiza ninjye mvuga u Rwanda ntimukumve ko ari kurufana niyo narufana ndabyemerewe ariko mu by'ukuri ni urwo gufana maze kuba deguti mu minsi yashize nanjye hari ukuntu najyaga ngira agaspirit ko kuvuga ngo ariko hazajya nko hanzira wenda sibwo nakira cyane fi ntabwo nkwishushanyije abanyarwanda ni abaturage bo kubamo Kagame we yaravuze ati kuyobora abanyarwanda biroroshye biraryoshye ni ibintu byiza ariko kuba mu banyarwanda nabyo ni ibintu byiza ntabwo ndumva muri iyi myaka 30 tuvuyemo twari dufite ubwoko bamwe barisha abandi babahora ubwoko imyaka 30 ikabishize kugeza ubu urigendera mu mujyi ntagire ugutangangira ngo avuge ngo ariko nturi umuki ntagire uguhora ngo ariko navumbiye kuri umuki n'ababigerageza baba bake kandi barakurikirana ibyo ni ibintu ushobora kuba rero wakishimira ibyo ni ibintu biza bishimangira kino kintu Perezida Kagame aba yavuze ati ntidutenguhe umwanzi wacu ntabwo ari we uba wabivuze wenyine buriya gusa n'abanyarwanda uriya ni ni umutwe w'abaturage head of state ubundi indimi z'abahanga zibisobanura neza iyo bavuze ngo head of state umutwe ni igice cy'umubiri kigenzura ibindi bice byose imikorere y'umutwe wapfuye umubiri wose urapfa iyo umutwe ari muzima ibintu byose biba ari bizima turafite head of state muzima cyari bazima minzi dati turi bazima natwe igice cyo hasi twese turi bazima kandi turi tayari iyo Kagame rero avuze ngo umwanzi ntitumutenguha abavuze ngo abanyarwanda buriya ikibaye ngombwa ngo amakuru twahaye umwanzi tukamubwira turifuza ko bigenda gutya akabyanga we hari ubundi buryo ibintu bita bikorwamwo birasobanura ikintu kirini ku mutekano w'u Rwanda biratanga gasopo irenzi yatanzwe kuri aba bagabo bashaka gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame ubwo nivuga ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame murahita mwumva ubutegetsi bw'abanyarwanda hari abantu nabonye mukunda kuvuga ngo mu Rwanda ngo nta butegetsi ngo ntitukavuga ubutegetsi kuba tuvuga ubutegetsi ntibikwiye ko bwabo ubuyobozi kuko nitujya mu bitabo turasanga bahakoreshwa kwandika ministri w'ubutegetsi n'ibindi nk'ibyo byose nabo bandika bavuga ko bashaka gukuraho ubutegetsi iyo tubasubiza rero tubabwira ko gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda bitakunda ibintu bikabababaze mwumve uko moje kuri abantu bifuza gukuraho ubutegetsi bitabi mu kibazo bamwe bati kuyobora u Rwanda bizagorana ubwo His Excellency azaba atakiri mu buyobozi uti Perezida Kagame mu gihe azaba atakiri ku buyobozi kuyobora u Rwanda bizagorana ibi ni ugusuzugura abanyarwanda muri beshye cyane ibi ni ugusuzugura abanyarwanda iyo uvuze ngo mu gihe Perezida Kagame azaba atakiri mu nshingano kuyobora u Rwanda bizagorana biba bishatse kumushinja cya gitugu ko hari ubundi buryo bw'umwihariko budasobanutse abayoboramwo urimo uranyumva neza hari ubundi buryo bw'umurengera bwa mekanisme kuko yabafashe umunwa nk'uko mwe benshi mu bivuga bivuze iki ngo mu gihe azaba yaruhutse ari mu kibindi zindi nshingano kuko burerega narekera kuba Perezida Kagame mwaramubonye ko akunda gukora ashobora kuruhuka ariko afite nk'ibindi bintu ariko organizing nge niko mbitekereza nkurikije uburyo nabonye akunda akazi ariko icyo kintu muvuga ngo mu gihe azaba atakiri mu nshingano zo kuba umukuru w'igihugu kuyobora u Rwanda bizagorana ibi ni agasuzuguro kajejeta muba mushyize ku banyarwanda mu magambo atatu nabisobanuramo abanyarwanda muragoye icya kabiri mutabonye umuntu ahari ubakorera ikindi kintu kidasanzwe kirimo umuntu kidakorera umuntu ntimwayoboreka icya gatatu ntabwo ariyo mahitamo mufite uburyo muyobowemo byaba ari nkacyo bisobanuye ahangaye impamvu nari nkubwiye ngo ni ugusuzugura abanyarwanda nuko nzi neza yuko abanyarwanda batora Perezida Kagame ku gipimo kingana kuriya bazi icyo bashaka mu gihe rero Kagame ni umuntu umubiri uzageraho imbaraga z'umubiri zacu twambaye twese zigiraho zirangirira ziba zifite aho zatangiriye naho zizarangirira abanyarwanda bamuhisemo kuko bamubonaga mu gihe bazavuga ati amahitamo yacu tugiye kuyimurira handi kuko urugendo rwe yararushoje neza mu nshingano twari twaramusabye bazongera bahitemo neza icya kabiri ntekereza ngira ngo murakuriho kugasuzugura umushyira ku banyarwanda aba banyarwanda ntabwo ari abantu wavuga ngo ubwo noneho Kagame atagihari noneho reka dutangire tuvange ibintu urimo uranyumva neza ntabwo abanyarwanda bakakanye bari muri position yo gufata ibintu ngo bazana umwanda babivangavanga exactly exactly ni ukuvuga ngo niba bamukurikira ari benshi bangana kuriye ntabatenguhe ejo bazongera bashishoze barebe ngo amahita nibibeshya reka mbavuga ko bashobora kwibeshya kuko dutora umuntu hari ibyo yatubwiye tugategereza ibikorwa bya nako byagenze kuri Perezida Kagame wibuke 2003 agitangira kujya atorwa yagiye atorwa kuri 93% birazamuka bigira muri na 5 bigira muri na 7 kano kanye biri gusatira 100%. Icyo kintu cyumvise barabanje bumva ibyo babwira amaze kubibabwira arabikora baba bakonfirmye ati burya ntitwahisemo nabi none utekereza ko jo
mu gihe tutaba turi gutora undi muntu utari Perezida Kagame hari ibyo azaba yatubwiye mu migabo n'imigambi n'abantu wabanye batorwa n'ibihumbi 200 na bagiye bagira 0 n'ibice bingahe bariya hari utuntu runaka bari bavuze dushobora kuba twiza abantu bavuga ati ariko hari ukuntu biriya bintu tubihaye gaciro tubitije imbaraga riga abanyarwanda nibo batora ntabwo ari Perezida witoreje icyo kintu mujye mugitandukanye no kuvuga ngo kuyobora u Rwanda bizagorana gute none se abaturage bagiye kwimuka haza abarundi cyangwa abakongomani cyangwa abaganda bitangiye bigorana no myigaragambye twumva hirya no hino itangirize mu Rwanda no way niho nari mubwiye ngo undi muntu uzatorwa mu gihe runaka bizaba biri ngombwa abanyarwanda nibabona ariko aje kubagonganisha nta munyarwanda n'uyu n'umutishimiye kubona nta muntu umwe urukwari nta munyarwanda n'uyu n'umutishimiye guhabwa serivisi batamubajije ahavuka urambwira ngo waza umubwira ngo tuzajya tuguha serivisi kubera uvuka Inyamagabe cyangwa Karongi cyangwa Nyaruguru uwo munyarwanda ugira ngo yasohoka muri iyo nzu kuri serivisi wayimayirwa akanayitwara ariko yasohoka avuga ati nyamara ejo utavuka umvuka nari buyihabwe niduhura biri bugende bite uburyo rero abanyarwanda bamaze gusobanuka bitandukanye cyane n'ibyo erega abantu bavuga ibyo nabatifuza kino gihugu ko bikomeza kugenda gutya bo it's a dream. Let me tell you something simple thing. That is a big dream. I mean that is a simple dream. Ntabwo ari big dream, it's a simple dream. Niko akuni nyine ubyuka kwavuga atari ko nk'ubu ngubu wamankaguruka nk'igisiga. Kuvuga ngo u Rwanda bizagorana kuruyobora no kuvuga ngo ibiri mu Rwanda dutomba kano kanya ntitubyifuza ubundi twifuza ko twakabaye tubona ibindi byiza kuko turabafite benshi cyane biri guha ku marezo sosiyo bandika abanyarwanda hari abazo mwabonye abantu baza bakandika ngo akuzikora nabonye n'abantu banze his excellence yatowe hejuru kwa kundi baturiye hanze tuwe no gukurugurira cyamaye erega narababwiye ngo hari ibintu aba nizanko mu mashyize aba bazungu badukoroneje none batatekerezaga ko tuzaba gutya hari ibihugu bikiri gukora iby'abazungu bashaka birimo igikongo n'aba bene wacu ahangaha uretse ko nabo batangiye kugenda babyigobotora gake kuko buriyo Ndayishimiye atinyuka akabavuga mu izina iyo Ndayishimiye buriya atangiye gutinyuka akabavuga mu izina ntiyabura izindi ndongozi nzima zimushyigikira Tshisekedi ntashobora kuvuga biriya bintu wowe byanze arataka akajya ahubwo ati mwana baye ko byanze ariko si Ndayishimiye niyo mpamvu mu ntangiriro narababwiye ngo mu ntangiriro narababwiye ngo Ndayishimiye atandukanye na Tshisekedi cyane buriya Ndayishimiye yabonye indongozi rega Ndayishimiye nuko tubivuga mu karakara Ndayishimiye nuko tuvuga mu karakara ntago mbona mu mbone yanjye ariko ntago mbona bemera kumushyigikira ngo bimwe ratana kabivanga bikajya mu nzira hari abantu zitanatanga umusaruro ariko birashingira kutagira abajyanama bari visionary bambwira ati tukireke tuzamura iki niko mbibona kuko hamwe aragaragara ukabona yakoze ibintu biri clear ahandi ukabona arabivanze naho mu mwata akamuvuga ngo ntiyakaba yakora biriya afite abajyanama bazima bamuba hafi bambwira ati bigenze gutya nawe arabyivugira ati murananiza yagize turaziye musanze Tshisekedi na Ndayishimiye n'abantu babiri batandukanye Tshisekedi ni ndye mubona nk'igikoresho cyane mu mbabare kubivuga gutyo yaramutanishije urabona urugendo bari kugenda namo ntazarugerayo exact arangije agira ate agira turaziye musanze atekereza mu ya kabiri bivuze kuvitiragiye twabivugaho abajya koragaza simbozi ngizo ntago bikimugaragaraho cyane nyine ubona ko barazindongozi zimucarenjinga ziwe n'ibindi nk'ibyo ariko icyo nari nkubwiye cyane rwose nge nkomari n'impungenge uri muje n'ungana nkanjye numvise ari n'abandi tuhurira muri komite mu ma society batandukanye babyibaza ngo ariko buriya ngo Kagame ngo ntabwo atakiri ku buyobozi ngo ngo buriya mu Rwanda ngo abanyarwanda tuzabashobora ni nko kubashinja ngo ntimushobotse ngo buriya ngo ntibizongera ngo bikagenda gutya na gutya ni nko kubashinja ngo ntimurakira ntimurahinduka mukuri kwa nyako ibintu hari ibintu biri clear umuntu wese azaza yereka abanyarwanda ibikorwa bizima amutere ng'udutres azubahwa ibi muvuga ngo nuko ngo Kagame ngo afite igitinyiro ngo n'ibiki nundi wese uzaza afite ibikorwa bizima azubahwa n'icyo gitinyiro n'icyo cyubahira gihabwe aho nakubwiye ngo abanyarwanda nibagira ubaha amahirwe akabavangira akabereka ko bidakunda bo bazamwimanurira bamutekinge down umuntu wese rwose utegerejwe n'uwo mwanya naza akavanga abanyarwanda nibo bazamwitekengira down oya ntago ari kumutega iminsi n'urugero wenda baba bashatse gutanga kuko buriya mu myemerere y'ikiremwa muntu umuntu atangira urugendo ariko akagira n'igihe cyo kurusoza kandi buriya muri expectation rero turagira duti mu gihe umwarimu azajya mu kiruhuko cy'izabukuru ese uzigisha nkawe n'inde ntekereza ko ari nkabyo ndaba bashatse kuvuga ngo abamuteze iminsi nibo nabonye igenda isatira kuko arabagiye banagerageza mu buryo bw'urupfu reka neye gutinya kubivuga turabona ati naba atagihari arabona abonye bavuga gutyo mu gihe ngo azaba ngo atagihari nawe narabonye ku marizo sosiyo bavuga ngo ariko kuki ngo atabaye gutyo urucira mu kaso rugatwara nyuko umuntu wese I told you since before umuntu wese ufata undi akamutega iminsi ngo urabiki ngo urapfiki upfa mbere y'akenshi abantu benshi nzi bateza abandi mfu
bagiye bashauka mbere yabo babandi bakimereye neza. Hari agastori njyamo n'umukobwa yagiye gushyingiranwa n'umusaza w'imyaka 70, umwana w'imyaka 25 yarari 20 nako yarari antageti yuko kuri 78 we n'umusaza azapfa. Umusaza yagiye guserebura anniversaire y'imyaka 85 no ku gituro cy'aba mukobwa amuteze iminsi. Bivuze iki wowe uratega iminsi ikiremwa muntu ubuzima utigeze umuhuzi azaburangiza ryarese. Ejo bundi tumutoreye manda y'imyaka 5 muri 2029 abanyarwanda reka nkuyibiri banga ntacyo mbabwiye sibyo. Ariko byanga bikunda ntabwo kuyobora abanyarwanda nta bukomere burimwa. Iyo uyivuze ibyo namwe banyarwanda kandi mujye mugeraho munivugire. Ni ukuvuga ngo buno buryo mubaye mutwereka ko cyangwa tugaragaza ko tufite ubumwe n'ubwiyunge nta ronda bwoko tugifite. Ni ukuvuga ngo impamvu bashinja ngo muragoye kwaba ari kubabwira ngo muba mutubeshye, kwaba ari kubabwira ngo muri wa muriro ryavu rishobora gutwika inzu, cyangwa se wa muriro ryavu rihoze rishobora gutwika inzu. Ariko se koko abanyarwanda icyo kintu murakiyumvamo? Ese iyo bavuze ngo nta ronda bwoko mukigira baba babeshyeye? Ari umuntu atazugero rwiza ati yaba tubangamiwe ntabwo wabyuka saa 8 umuntu ari bagere saa 6 ukirirwa umutegereje ukanahasinzirira ukumva hano pakaje. Ntabwo rero ibyo bibaho. Ntabwo nta munyarwanda urgoye ku rwego rw'ukuri bubyuke nta ukubyukije uje kuri gutegereje umuntu. Barabigiza nkana barabizi. Ni bya bindi byo kunenga inkikamwa ibyo narabikomeye kuva kera. Ikintu gihari iyo bivuzwe gutyo baracyagerageza gushaka aho bashimasha mu buri hari ukuntu inzu isa neza kwihirika byarakunaniye ukavuga ati none nzajya nyanduza nza n'utwanda nyisige bene ukuyisukura bayisukure. Ni nko ku Rwanda barugiye barazana n'utu twanda bakadusiga ariko tuba tuhari ngo dusukure natwe imyanda dukureho rwongere urushayininge twikomeze. U Rwanda ruraryoshye. Ntabyera ngo de nyine hari umutubara abadafite utuzi hari abadafite amafaranga bifuza kuba bafite n'ibintu nk'ibyo ariko u Rwanda ntekereza ko ibintu nta kibazo bifite. Nateri Evode Uwizeyimana abanyamategeko bakomeye u Rwanda rufite. Umwe mu banyamategeko bakomeye uru Rwanda rufite utanaripfana buriya nabyo reka mbyongereho. Evode ni umutaripfana ikintu atabona nyine akivuga uko kiri ntago akunda guca ku ruhande. Ubwo yagiranaga ikiganiro na televiziyo y'u Rwanda RBA yakomoje kubifuza ko u Rwanda rutagira umutekano. Yabivuze muri aya magambo sinzi niba nayakumvisha kugira ngo tubone uburyo twayaganiraho. Iyo twayababwira mu ntuzo gusa cyangwa iyo twumvisha. Yego uburyo tubone uko twayaganiraho. Igihe cy'amatora cyagera wa muntu nta buri byo yitwaza akavuga bisabye nde wabisabye uri hehe. No kuvuga ngo rwose abantu bakwiye kujya bareka gutesha abantu umwanya bakareka abanyarwanda bagakora ibyo bagomba gukora. Ikibazo niba umukandida bashaka ari Paul Rusesabagina cyangwa Ingabire nabonye hari n'abavuga ngo Diane Rwigara. Rwose abanyarwanda niba mubona u Rwanda rwayoborwa na Diane Rwigara Diane Rwigara nawe hari igihe ngira ngo akunze no kuza kwanza hari ikintu bakwiye ngize n'umwanya ngize n'amahirwe ndashaka kubivugaho. Hari ikintu kutaha abantu bakwiye kuzahindura hano mu bijyanye no kugena ibisabwa abakandida biyamamariza umwanya wa perezida wa Repubulika. Ni ahantu hafunguye ku buryo n'umusazi mu gitondo avumbuka akavuga ngo agiye muri komisiyo y'igihugu y'amatora. Ukabona umuntu uvuze ko ashaka kuyobora abanyarwanda kandi kanya akavuga ati nabonye itiki nzana kuri komisiyo ariko sinza kubona aho nkura itike yo gutaha. Ukibaza ukavuga uti u Rwanda naho rugeze aho rwayoborwa n'umuntu udafite itike yo gutaha, rugeze aho rwayoborwa na Diane, rugeze aho rwayoborwa na Barafinda. Abantu bakavuga bati babujije abantu kwiyamamaza. So ngiye ngatekereza yuko komisiyo ikwiye kuzadanangira igashyiraho requirements, gushyiraho ibisabwa abakandida byaba ngombwa abantu bakareba na background yabo, kuko nta nubwo mpamye yuko umuntu utarigeze ayobora n'akagari, utarigeze ayobora na company y'ubucuruzi, utarigeze ayobora n'abaskuta aho yize, utarigeze uwo muntu ntabwo mbona ukuntu avuga ngo arashaka kuyobora igihugu. Akazi kambere ashaka gukora ari ukuyobora u Rwanda. Niho nakubwiraga ko ari umutaripfana kandi ibintu avuze sinzi niba n'abanyarwanda tutabyemeranyaho. Urumva dufite ikibazo cy'abavuga yuko amatora mu Rwanda yari open yari close. Benshi cyane bagiye bavuga amatora wabonye nk'uyu mugabo w'umumashyi ya Tshisekedi bita ngo muyaya n'abamuyayiste bose havuga ngo we yaravuze ngo amatora ngo yari kuba meza ngo iyo ndorerezi ngo ziza kuba ari abanyaburayi. Ikinshasa imyizerere yabo yose iri burayi. Uyu mugabo rero ibintu agarutseho arabihurizaho n'abandi benshi cyane. Hari n'umusaza bita Professor Maronga we yanahamagaye
ngira ngo yanahamagaye udagasinzirwa maze ati ibintu muri mwo noneho turabyita iki abonye bitwa barafinda Sekikubo nyine barafinda mu myibuka mu minsi yashize inzego zibifitiye ububasha bare baramujyanye indera kubera ibibazo by'uburwayi bahuriyeho n'abafite ibyo bibazo ngo ni nka wenda avuze ati ntago twumva uburyo n'abantu babasazi bisanga ngo bari guhatanira u Rwanda naho rugeze noneho hari abantu nabonye criticism babizana bagashaka kubihuza n'umukuru w'igihugu ngo ese ngo urabona ngo Kagame asigangana n'abantu nk'aba ngaba ati perezida Kagame aho urumva mu by'ukuri désolé reka tubivuge nk'abanyarwanda ngewe kuri no curo n'icyuho nabonye muri NEC abantu bashyize muri position yo kumera nk'abari guhatanira umwanya na perezida Kagame n'abandi bantu bemewe ubwo barimo na Philippe Mpayimana cyangwa se n'abandi kandida perezida bemewe nyine bari bujuje ibyangombwa n'abandi bameze nk'abari bahawe amahirwe nubwo twakita ko mu Rwanda hari demokarasi no kuba umunyarwanda wese ashobora kugira ibyo guhatanira umwanya wo kuyobora abanyarwanda iki kintu ntabwo ari vode wenyine ukivuze gustagira ngo tunavumbuye ntabwo ari vode bivuze gusa buri abantu nibaze wenda niwe yagaragaye kuri platform ibizamura ariko hari benshi bibazaga ariko umuntu from nowhere ngewe none icyo nibazaga ubundi ahandi ntabwo nibuze kuvuga ngo ahandi ngo natwe bari ko biba mu Rwanda ariko berego yuko wa perezida utifashe muri financial capacity ibitekerezo gusa ntago igihugu cy'u Rwanda urebye karibre kigezeho hari kuvuga ngo uraje gusa ngo gwari umunyonzi ngo kuko nguri umunyarwanda wenda ngo wize ngo gutya na gutya ngo ugiye guhinduka uhita uyobora igihugu tubanze dutekereze kuyobora igihugu kuba head of state mukanye niwe twavuganaga tuvuga ngo head of state agomba kuba afite ari igice kizima niho twabonye ko head of state ari umutwe w'abaturage umutwe ugomba kuba ari muzima ugomba kuba ufite ubunararibonye burenze byo kunyonga igare ugomba kuba ufite ubunararibonye burenze nk'uriya musaza nabonye yivovota n'igikabyo ngo yabaye mwarimu urumuranyumva neza hasakuza ngo urabona ngo nibiki none cyane kikije nuko 2017 turi amusaza sinabonye yaraje ngo guhatana na perezida Kagame none ngo yagera ngo kisubiraho ngo umuntu wangaburiye ngo sinahangana nawe uwo muntu wumva yuko uwo muntu dushaka kugira head of state hari ibyo abura hari ikintu mpuzana Ivode umuntu uhatanira uyu mwanya yagakwiye kuba afite icyo twita heavy CV iremereye urumuranyumva neza afite ibigwi noneho indi myanya wenda yose bakagenekereza ahubwo bagahatanisha amashuri n'utundi nk'utwo twose ariko kuyobora igihugu ntabwo amashuri ahagije gusa you have to be experienced mu kintu kimwe cyangwa ikindi nk'uwo mwana w'umukobwa reka wenda randuta ariko si umubyeyi ngira ngo narabyara Rwigara uyu mukobwa utangiye politiki vuba uretse kuba ari umwana w'umujejeta faranga nta bindi bintu tumuziho nabonye bamubaza ngo niki wayoboye cyatuma ushaka kuyobora abanyarwanda avuga ko ngo yabaye umucuruzi ngo yayoboye amakompanyi y'ubucuruzi n'ibindi nk'ibyo yaraye ase nago yaraye ese nibura ayo makompanyi nibura aracyaranenga arasimbizi ese yari umujejeta faranga ufite amafaranga yagombaga gukurikirana ibikorwa bya sego ariko se byo biracya avuga ko ari wo ufite ko yayobora igihugu avuga ko ari wo ufite ko yayobora u Rwanda how urubyiruko ko iriya mpamvu yaje kwiyamamaza atanga ibyangombwa ibyo ntabwo bihagije ibyangombwa ni biri mu nyandiko buriya twebwe isi ya none akenshi tureba inyandiko ariko tukazuza n'ibyo ushoboye kuri field hariho Ivode avuze ngo ariko ni gute ntiwayoboye n'isibo urashaka kuyobora igihugu hariho nakubazaga uretse kuba avuga ko yayoboye company zase niki kindi yayoboye company avuga yayoboye se zararaninze ziracyaraninga were ubu turacyabona izo company ayobora z'ubucuruzi indege ziri kwambukiranya imipaka zicuruza ku buryo ari ibigo bizwe nabyo ni ikintu ushobora kudutaho ese nyuma yaho ziyoboreye ziracyaraninga cyangwa zaraferinze nge n'urugero nguhaye kuko ntabwo ari we wenyine turafite uyu mugore wirirwa ku mbuga hirya no hino avuga yuko ngo mu Rwanda ngo hariho kuniga ngo uburenganzira bwa kiremwa muntu n'ibindi mona bayivovota ku mirongo ashaka amaviews nkatwe twese ubu niwo muntu ushaka gutegeka kuyobora igihugu kuyobora abaturage akitwa umutegetsi nyine nk'uko abana babivuga Ingabire Victoire uyu mugabo uyu mubyeyi ntago arahakana yigeze kuvuga yuko ngo mu Rwanda ngo hakenewe ngo urwibutso rw'abahutu kuko avuga yuko ngo bishwe kugeza amagingo y'abantu baracyapfa mu bihe byashize abantu barapfuye ariko dufite abantu bishwe n'abandi babaziza inyoko muntu aribo bashyiriweho urwibutso abo n'abatutsi bishwe muri 1994 igikorwa cyateguwe n'ubutegetsi bwahozeho sibyo propaganda ziraba icengeza amatwara riraba ibiba bwoko rirakorwa mu buryo burenze bumwe ubutegetsi bushyirwa bwigisha abaturage bakora ibintu genocide irakorwa abaturage bo mu gice kimwe cy'ubwoko bumwe bagiye kuyikorera abandi kuzera akavuga ngo nibashyireho urwibutso rw'abahutu bandi bishwe nande ryari kugeza aka kanya turacyafite abantu bari gupfa none zubwo
tujye muri ibyo bintu byo gukomeza kubaka inzibutso kugira ngo dushimishe uriya mubyeyi nk'uko yabivuze. Ibi bintu nigeze aza ngo abihakane. Ese abanyarwanda murashaka kuyoborwa n'umuntu ubabwira ngo abahutu muzajya mutura hariya, abatutsi mutura hariya? Reka niba abanyarwanda mwebwe mwabyakira, uretse bya bintu byanyu by'amarangamutima n'abahiza ngo bari inyuma nyine bavuga ngo urabona ngo bagaye n'abari hanze nabo bagizweho ingaruka na biriya nabo batabyishimiye. Bakese ngira kigira ngo nkwereke ingero zifatitse. Uyu mubyeyi wanakurikiranwe n'inkiko kw'ibyaha by'ubugambanyi no kugirira nabi igihugu n'ibindi nk'ibyo, abanyarwanda niwe mushaka ko bayobora? Tunareke nabiriya ngo byihanagurwa busembwa. Guhanagurwaho ubusembwa n'inkiko ntago bihagije ngo abanyarwanda baguhanagureho icyo bakubonyeho wagaragayeho wagize mu ruhare. Ibyo bintu buriya muzana bitandukanye, kabone n'inkiko uriya mugore zamuhanaguraho ubusembwa nkuko bishaka ngo iby'amategeko. Sha nago abanyarwanda waza kwempoza ngo itegeko ngurira kwemerera ibi bakubonaho ibingibi, bakubonaho imiziro. Ngenda bikubwiza ukuri, niyo banamureka n'ubwo busembwa bakabumuhanaguraho hanyuma bakamushyira hariya mu kibuga ati nta munyarwanda sinzi wenda barahari njya mbabona bavuga ngo tukuri inyuma, ariko sindababona kumugaragara. Tukuri inyuma muri za comment mbo hari ukuntu muroha abantu mukabashuka turi kumwe turagufasha turi hafi, ariko mu by'ukuri se mubamo ariko wa muheto ugira utufata umwambo ugafora ati nkuri inyuma ukagutiza imbaraga ukakurasa kandi ugasigara wowe ukagenda ukirasa mu umwanzi wamuhusha ahubwo yakagufata akakucamo kabiri, wa muheto ukawushaka ngo uzugukuremo bikanga. Wowe urafata abanyarwanda ukababwira uburyo ki ngo hari uracyavuga ibintu ngo abahutu byarishwe ngo twebwe ngo abahutu ngo ushaka ngo haragize ngo ushaka kuyobora abanyarwanda. Ikindi gihari, ibi bintu wabonye batindaho ngo bya opposition. Vode yavuze nakunze ntabwo president ari ujya gushaka bamwopoza. Ubundi mubanze mumenye what is opposition. Opposition indimi z'amahanga nizo nabonye zisa n'izibisobanura neza. It's a competing or fighting against each other. Hazamo na violent, hakazamo na disagreement, hakazamo na disapproval n'ibindi nk'ibyo. None se umukuru w'igihugu we hari ibyo yageneye yageje ku baturage shaka kubagezaho. Niba ushaka kuba kumwopoza ngwino nawe ugaragaza ibyawe. Turafite buni genge kubabwira ikintu kimwe ndidekaraye ku buyobozi bwa Perezida Kagame, opposition mushaka ntishoboka. Urimo urumva neza? Ku buyobozi bwa Perezida Kagame opposition mwifuza nishoboka. Kubera iki? Niki kandi ntago ari ubikora. Opposition mushaka opposinga mu Rwanda ntago abanyarwanda bayikwemerera muri ubu buryo. Ariko buraza opoza umutekano mwiza u Rwanda rufite. Ese ushaka kuza opoza amavuriro ari kubakwa mu Rwanda? Ese ushaka kuza opoza aho buranyumva neza ibyo ndimo nakubwira? Opposition aya mahanga yifuza barimo aba basaza betwa ba Kenneth Roth wayoboye Human Rights Watch nawe avaho sinzi niba navuga ko yanavuyeho neza mu gihe yayoboraga ntacyo yamaze n'umuntu wari uraho w'igihuha. Yambivuze abantu baravuga ngo ndatukanye. Ubwo yayoboraga Human Rights Watch abantu babuze gupfa muri Afghanistan. Ayobora Human Rights Watch abantu bicwa muri Kongo babuze gupfa yabamariye ikize. Hari abantu baraho b'abazungu bigize baraho babigize utuntu tw'utumana nyine bashaka ko ngo ibyo bifuza ngo ari byo byaba ngo ari byo ngo byiza. Uyu ni uvuga ngo mu Rwanda ngo nta demokrasi hari. Perezida Kagame n'abandi bayobozi batandukanye baranabaje murashaka imibare ingahe ibashimisha mu ngo mubone demokrasi? 51%, 49 ngaho muri Kenya muzareba ukuntu bikunda kugenda. Imyigaragambyo yitana abantu benshi cyane. 60 na kangahe 73%, 73% ikinshasa. Reba uburyo ibiro by'itora babigenje. Reba uburyo abadepite bari kunigagurana. Reba uburyo ahubwo bari gukora opposition bari kwicwa n'abantu batazi. None ureba bavuga ko ngo ari opposition ngo y'u Rwanda nababirirwa kuri za YouTube bashaka to views niba ariho nabo bakora akazi barashaka kudufata kunda ahubwo kandi abo nabashaka gutegeka ijana 73% ikinshasa. Reba uburyo ibiro by'itora babigenje. Reba uburyo abadepite bari kunigagurana. Reba uburyo ahubwo bari gukora opposition bari kwicwa n'abantu batazi. None ureba bavuga ko ngo ari opposition ngo y'u Rwanda nababirirwa kuri za YouTube bashaka to views niba ariho nabo bakora akazi barashaka kudufata kunda ahubwo kandi abo nabashaka gutegeka igihugu. Opportunity ngo baze kwiyamamaza ntago twabyita kuyikoma hariya nko kuyikebura kuko hari ibyo yakoze byiza nanone neke ariko byo neke kuri nucuru hagaragaye mu ikigo kigaragarira umuntu wese ushaka kubyitaho. Hari abantu binjiye muri uriya muryango batari bemerewe kwinjiramo. Urimo uranyumva neza? Kuri inshuro muri neke hagaragaye mu icyuho nabo kandi ntekereza ko babiza mu very sure. Sintekereza uburyo barafindaza no kuriya nabiri bakubwira ngo shaka kuba president kwa mukingurura rwose ngo no munyarwanda uburenganzira burahari kubyo. Sibyo? Hari bakabanje bakamakinga muzumva ibintu arimo aravuga ku marezo sosiyo. Bakabanje bakamakinga shuwa ise ubundi yarorohewe. Ku bibazo bari baramubonyemo. Bakagombye kureba se uriya muntu waje avuga ngo mvuye hari nabagiye bava ahantu tutazi.
kurashaka ngo kuyobora abanyarwanda bakabanza bakanamakinga shu ingo zabo niba hari abari bazifite zimeze gute ziyoborwa gute. Naraje ati simfite iki kintu urimo uraguza itike urimo uratega bisi guca bugufi it's okay si ikibazo bisi njya mbyanga guca bugufi ariko narababwiye ngo muzamenye ngo ninde waciye bugufi yabuciye hehe ryari niki gitumye agaragara yuko ameze nk'uki ese uciye bugufi koko listen this ese koko uciye bugufi kubera umutima uciye bugufi cyangwa ucishiye bugufi n'ikiciro urimo. Hari abahita muvuga ngo umuntu ngo yazamuka hari uguca bugufi atari kubishaka ariho capacity yawe iri ntabwo hari ushobora kubona umuntu ateze bisi kugira nuko ayikunze aribwo bushobozi afite. Ese niba utariyubaka mu mibereho isanzwe uri bujye kubaka abene gihugu bakeneye umuntu muzi muri tayari mu bwonko ibyo byo ntibishoboka. So utu tuntu rero tuba dukurusinga ku mbuga nta demokrasi nta biki aka nagahinda bano bantu b'uburengerazuba nagahinda bino bihugu duturanye bitora abantu baba 51% bugakimyigaragambye iba bugakibiro by'amashyaka yabo bitwikwa bugakibo bayoborana bashaka kubarasa ngo babice kuko mu Rwanda bidashoboka bitahaba ngiryo ibyo bafata nk'ishyano ry'uko ngo iwacu nta demokrasi ihari dukora ibyo bo batabasha gukora se no kubyumva ntibabishobora. Nagwa urugero Kinshasa batuye 70% uriya mugabo ariko reba ibiri kuhaba bamaze amezi 6 kurahira byarabananiye kuko rero iwacu bitabaye nta demokrasi dufite. Ibyo byose ni ukubivuga gutya ariko ugasanga ni ibintu bidafite urufatiro. Ibyo ni byo abantu bagomba kwiga gutandukanya. Ibi byose muri kubona byo gutera imijugujugu Rwanda hari igitugo nta demokrasi ni ishyari twakuze ibyo batabasha gukora kandi na nyuma ya none aba abanyarwanda bateye ubwoba tuzabisubiramo. Baba abanyamakuru baba bakiba baba ubundi hari ikintu mugomba kwishuka buriya ushatse nko gusubiza u Rwanda hasi umusirikari azi impamvu iki gihugu kimeze gutya azi impamvu umusirikari w'u Rwanda wari wabona abasirikare b'u Rwanda batemba hariya by'abiramata impamvu yonyine uzumva abasirikari Burundi babafunze hari ibyo babona bitagenze neza cyangwa batari guhurizaho n'indongozi zabo bashyizwe mu bikorwa bitari ngombwa. Umusirikare w'u Rwanda biragoye ko azoherezwa azaba deployed mu gikorwa kiri zero kidafite igisobanuro. Niyo mpamvu utaramwumva yiramata sibyo niyo mpamvu utazumva hirya no hino ari guhasindira tembana amacupa tembana amadodo n'ibindi nk'ibyo byose. Igisirikare cy'u Rwanda kizi impamvu u Rwanda rumeze gutya umusivili w'u Rwanda azi impamvu abaganga mu Rwanda wari wumva abaganga biramata ngo umushahara ni muke iyo utabashimishije itangazamakuru bavuga ati bwana nyakuba president mugira akantu muduhindura ibintu bimeze gutya Kagame ejo nawe tukamwumva ati kagashara kayure mwavuze ko ari cyo twahinduraho hari cyahindutseho ubuzima bukikomereza umupolisi bo deja ntitunamenye inzego z'umutekano zo buriya nanabishima mu Rwanda ntitumenye uko bikorwa. Ntufite abashuti benshi b'abapolisi hari ugutakira se ngo twarashize nta wabona umushahara umushimishije icyo tucyumvikaneho tubanze tugikure no mu nzira uhembwe 400 washaka 600 tugezeho washaka 800 ariko nibura nuko umuntu yubatse yo baguha isahani bushaka indi ariko se nibura mu nshuti zawe z'abapolisi ari wari wakubwira ngo twarashize muri ya discipline no kunyurwa no kumenya uburyo inzego z'igihugu zubatse n'iki gihugu we arabanza kiyumvamo ko igihugu ari iki sibyo kandi facilities zabwe bakabona yuko ari bwo buryo igihugu cyabapangiye ntacyo bitwaye. Ntuzabona umupolisi ngo arigaragambya umuganga ngo arigaragambya abarimu ngo barigaragambya bo baranaryoshye nibandatinyuka binabaye n'abandi n'umusivili none twagiye haza tubazo ngo twimisoro abaturage bamaze gusobanukirwa iki musoro usobanuye harabagerageza kunyereza bakanyereza gakeya ariko mwinshi uratangwa. So abanyarwanda bazi icyo bashaka n'icyo barimo kuri incuro niyo mpamvu kuza babwira ngo urakora ibingura bigenza gutya bigoranye. Mu gisubizo kimwe uru Rwanda rw'abanyarwanda n'ubuyobozi bwabo n'abantu n'ubutatu butagatifu bugobekeranyije kubatandukanye rero byagusaba imbaraga zo murengera akagahinda izi mvugo nuko dukora ibyo batabasha gukora. Kandi Evode yageneye ka message kubifuza ko Diane Rwigara yayobora u Rwanda nibakanguke bararyamye ikintu cyo nahita mbarenza hari ukuntu yuryamye n'urota se ntose n'urota ibyo ushatse n'urota ibyo ushatse. Diane Rwigara n'umwana w'u Rwanda abana batajya bamutuna muvuga gutya bakagira turamwanga sibyo uriya n'umwana w'u Rwanda igihugu gikeneye kandi wagirira akamaro igihugu mu buryo mu cyangwa ubundi ariko nave mu myanya itariye yiyoba muri makeya. Diane hari ibindi yashobora bure yafitinga byagira akamaro ariko yeye kwitiranya sibyo yeye kwitiranya kuzamuka no gucyama nabanza agene mu nzira ziri smooth zoru zambuzi inyira ashobora kugendamo ye gutera imisozi itererwa n'abagabo ibyo nibyo naba rero bavuga ngo ayobora ite atese ayobora iki ayobora inde ariko Diane Rwigara ari nka president w'u Rwanda niki byarufasha wenda ni nkiki ubwenge se n'ubutabufite mvuze ko adafite ubwenge se ntabwo mvuze ubwenge
ahubwo se hari umuntu waje kwiyamamaza wese adafite kandi aricyo nkubaje nawe niba hari icyo ubona hari icyo ubona yafashe u Rwanda iki nta gihari ariko ikiza ese ubwo yaje kwiyamamaza indi adafite icyo yageza ku Rwanda cyakora reka nkubwire icyo yarufashe batangira bakarutera tukumva ibitero byamutse byageze Nyamagabe ubwo ni mu gihe yaba yazanye strategie ze handi kubivuga ngende kuri experience ese uriya mugore uriya mukobwa menyatungana cyangwa ndusha imyaka mike cyangwa nanamuruta ndi kukubwira ngo icyo hari icyo twita experience kandi ibyo bintu mujye mubyuha mu bikorwa byacu byose by'ubuzima bwa buri munsi no umucuruzi wenda ariko tujye tureka murangamutima muri ibi bintu shabye igihugu mugabanya amarangamutima yanyu no kuba iyo sympathisme nta confidence isuza abantu tuyifite ariko tukamenya urwego twemerewemwe izo confidence zacu rimwe uranyumva neza Barafinda nawe afite ibyo sinzi ko yavuze ko agomba ku wari wajya kwa Barafinda uragiyeyo nibwo waba uri kuvuga ibyo ngibyo ntabwo umuntu utiyoboye ntiyayobora igihugu dear friend reka mbibabwire mu majambo make utiyoboye ntiwayobora igihugu waba ugiye kucyoreka niho gufata impumyi ugakura umushoferi wari utwaye imodoka azi naho abajyanye ugafata ya modoka ukayiterekamo impumyi ntabwo nibayobora nubwo ntariyobora ku rwego rwo kuyobora igihugu yaza kuba yiyoboye tuba twaratangiye kumwumva atangira guhatanira mu myanya yo hasi ishoboka yinjira mu nteko ishinga amategeko yinjira mu yindi myanya ifata ibyemezo intigeze agerageza amahirwe inshuro zose ngo yagerageje gushaka kuba perezida nta naho tumuzi nta nzego hari akagari bugeze umva ayobora nibura menye sinzi niba hari abantu rwanda muturanye nawe hari ibikorwa by'igihugu rusange nibura biringaniye mwamubonyemo natanga ibitekerezo urimo urashaka kubaka inzu hereye mu gisenge w'ibyo bintu bibaho ni waba utiyoboye mu cyumve neza ngo uyobore igihugu ubu Barafinda abantu benshi banibaza ati kuri no ncuro ubundi bamuretse ngo ajye hariya bate kandi afite ikibazo cyo ariyoboye se wenda twe no kuvuga cyane ngo afite ikibazo cyo mu mutwe kuko ariyoboye to the extent yayobora n'izi miliyoni 14 asa hakuna umuntu nta ubura abayoboke aho cyangwa ko bitarabibonye ati Barafinda arashoboye muri abagome cyane rimwe na rimwe buriya mujye mu bagome iyo mufite akanya mujye mukora ibintu by'ubugome abatabashije rero kubimanaginga bagasanga byabakoreye biriya biri kubakorera kandi Evode avuga ko yaba Diane cyangwa Ingabire ko bafite ubusembwa badakwiye no kwibura u Rwanda barabufite nababwiye ngo amarangamutima yanyu mwiyahuza n'igihugu kandi nabasubiriyemo ngo aba n'abana b'u Rwanda rukeneye mu zindi ngeri apana gufata zino izi miliyoni 14 z'abanyarwanda ntago ari abantu bo kugaragaza gati no gukiniraho mugendeye ku tuntu twanyu tw'amarangamutima bari yabagirira Evode yagendeye kukuba mu rukiko ndabyumva ubusembwa yavuze bafite nuko bose bakurikiranwe n'inkiko ku byaha bakurikiranweho kuba head of state rero bisaba ngo ube uri umuzira n'inkoresha imvugo umuziranenge ahari nyine ubwo busembwa bwo barabufite niba uyu ngena naguhaye kantu kavuga ngo niyo uwo mugore muri kuvuga nibwo busembwa we yabuhanagurwaho inkiko zikamugira umwere abanyarwanda ntabwo ubusembwa bazigera babumukuraho ahubwo ubusobanuye neza niyi nkiko mwaza mugatera amakashe pe abapresidente n'abaperezida b'inkiko mugahaguruka ntabwo abanyarwanda ubusembwa bazigera babumukuraho none ko bakira kimigeri bazapfa kugerageza mu kiremwa muntu tubereho kugerageza bikanga ariko twagerageje ariko nabo barabizi mu mitima yabo niba ukicaye ku ntebe ucyumva ko u Rwanda ari urw'abahutu n'abanyarwanda ntacyo wamarira abanyarwanda uretse kubanza ntacyo mariye abanyarwanda ukiyumvamwo ngo abahuta abatutsi abatwa n'ibindi nk'ibyo byanyu urizera imbere wenda barahari nyine bari kubona batanga ibitekerezo ariko ntabwo uri umuntu ukeneye muri imbaga ngari y'abanyarwanda uretse kubona bafite influence nini nabo ibakurikirana se ya miheto nababwiye iyi ibahe hariyo wari wabona hari Nyamirambo bamanuka bavuga ati runaka mwayo mazira mwakomeje kugarukaho haraho wari wabona muraza nyine mwikingiriye izo mbuga kuko tuba tutababona mugashuka abantu mukabaroha hari byo umuntu abakorera abagore ukaza ukavuga ati mashyireho urwibutso rw'abahutu mugakoma amashyi mwese ati rwari rwarabuze kuko tutarabona abantu bamuka ngo bajye hariya ku rwibutso rwa Kigali ngo muvuge ngo ariko turashaka runo rwibutso uno mugore wenyine siwe muri gukomera amashyi muri inyuma y'amakamera yanyu gusa uburyo muri n'abagome nimujye muri bino biganiro azatanga agira ati nimuza ngo munamuhumurize mu bwati nibura uzabigenze gutya bigenda gutya marimo muramushuka nawe akishuka agahita aza ngo nabonye uburyo ngo munshyigikishe koko buriya utibeshye ubona bagushyigikiye utanazi ngo bari kubikwandikira wasanga ngo babikwandikira nanjye ndimo nkakomeza ngo gushuka cyangwa nabandi babona yuko mu gihe ugifite ibintu by'ironda bwoko n'ivangura nta muntu
uwaguha kanya nyine nawe n'utarisobanukirwa n'utazi icyo ashaka biragoye rero uyu mwana w'umukobwa bashuka ngo yaba perezida w'ikiye gihugu akayobora hese buriya umubajije uturere tugize u Rwanda yatugusobanurira neza n'abaturage batugize buriya yabimenye umubajije imirenge igize u Rwanda wenda yaricara abanza araboroka rajya kugira ngo ejo batazagira bate ariko hari ibibazo bimwe na bimwe bagiye bamubaza kandi birebana n'igihugu ugiye kuyobora igihugu politiki y'igihugu ntuzi ngo iravaye ngo irajyahe oya birahari sinagwa wenda urugero kugenda ari ngwaye ikintu kiri typical example cyoroshye cyane ushaka kuyobora u Rwanda superficie y'u Rwanda buriya yarayize ntabwo kuvuga ko ntabwo kuvuga yuko ufite ubushake bwo kuyobora igihugu wabonye aba bagabo birirwa babuze ariko sindavuga ngo babuze icyo bakora désolé birirwa ku mbuga ngo bafite ngo amaguverinoma akorera kuri YouTube kuri Google igihugu murashaka kukiyoboza Google ukazaho ugafungura channel ngo ngewe ndi ministry ngo ngewe icyakora ndabishimira abita ko bari muri opposition basubiranamo ati ibigoryi byaratubeshye ko nibo babivuga mugende murebe umugore witwa Mukanyiko ati gisambo padiri Nahimana niko babivuga si ngewe let's quote ha ni Mukanyiko byivugira ntabwo ari nge ati amafaranga yacu rayadusubize kuko ngo buriya ngo bari baramuteranyije udufaranga ngo yagomba gufata indege akaza kwiyamamaza ko ataje byagenze bite yarangiza ati nandikiye barunaka rero nyine nandikiye komisiyo yenda y'amatora banga kunsubiza ibiceri byayo ndabihekenye abo nibo bashaka kuza kugira gute kuyobora u Rwanda abo nibo bumva ko ari muri opposition ese datwemere ko mwisi opposition ubundi ndangagaciro mwereka abanyarwanda ko mushaka kubayobora ni yihe umuntu yapfa kuza kubaha karenza akavuga ati birakwiye nayo barimo baratuka perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame niba mumwopoza mushaka kwitwa ko muri opposition it's okay ni mukora opposition ariko nibura mugaragaza n'indangagaciro abanyarwanda banabubahira nazo bafite urareba ukagira ngo ntago barezwe ni nk'abantu basaba kuko umuntu ushaka kuyobora uri no kuri iyi poste muri no gusebya poste by the way so ni ibintu rero ureba ukabona nta mutwe n'ikibuno nuko bikavugwa ku mbuga baba bashuka kuko nyemyita kubashuka ntago ntekereza ko babakunze nkuko mubyibeshya baraza inyuma ntimubabona bakandika bakabashuka namwe mukiruha nyine tukabona nkuko tubabona ngushimiye sinaba ngiye kure y'ukuri rugamba ngushimire ku mwanya wawe nshimire n'abadukurikiye kufatanya paka tugeze ku musozo nukuri muri abagaciro kandi wowe washimye ko twaganiriye ntugende udakoze subscribe unatanga igitekerezo unasharing inshuti zawe nizere ko tuzatugumya tubana mu biganiro bindi bikurikira ngushimire ku mwanya rugamba mwakoze cyane abakurikiye ikintu kiganiro namwe mwakoze bindi nakagaruka blessing